na sheri meze biteze shaka bise umunsi wanunguye ku buryo wankunda bigeze hano ngufite surprise ngo tuze guhura cyane shaka gukunda kabisa ni wewe wange forever and ever ewana ntacyo natagukorera kabisa kubwa merci chérie wari umeze neza ariko nameze neza cyane ewana kabisa uzi nago mazi imisi nadasinzira ngufite aga surprise ushaka kumbwira mbese na nubu ndi kwibaza nagaki nuko nsohokana se nakamano se naga sheri kabisa ewana reka kujya wavuga gutyo sheri kabisa ni wowe wange kabisa sheri namufite surprise mbwira kabisa umva suyukiye muri cya cyumwe cyashize twahuraga nyine umva nyine harabaye nawe urabyumva umuntu mukuru uri kuvuga sinagubyumva nago ndi kubyumva habaye ikise naragusohokanye ndabizi ngo sheri kutangaye hari ibintu bitangaje birimo ngewe nawe ushaka kuvuga ko ngiye naguteye inda ngewe ngutera inda none se ishuri imwe nabonanye nawe naguteye inda nishira ari kugira bisaba inshuro nyinshi ngiye mubwiza ukuri nishira kugiye ngewe naraboneje ishuri imwe nabonanye nawe nabanguteye inda wenda ari ishuri enye zikurikiranyije napfa ku nishira kubigize genekereza nkabyemera ariko ishuri imwe nge nawe uyo ibyiri nawe jamais uzabaririze nari cyo navugana nawe toka bimbere wowe nasugiye he kiyongo by'ikigero Imana ishimwe kabisa umuhanda wagenze neza genda ushyire hariya muri cya cyumba cyawe mamaraki kabisa umwana wacu ameze neza pe anje yarabyibushye kiriya kigo kabisa ni cyiza nicyo tuzanajyana aho raki kuko ndi kubona kiriya kigo kabisa ameze neza kiriya kigo ni sawa ntabwo kimeze nko kuri cya kindi cyari hirya kuri noza cyari kimeze nabi ni meza mwana wa ni karibu icara hano mukobwa wanjye ni karibu amakuru yo ku ishuri ibizami byagiye neza mama byagenze neza ariko mama wanjye urabona ukuntu yarabyibushye yanjye rwose kiriya kigo kabisa hajya niwe wagikunze njye nari nacyanze njye nari nakibonye mbona kiriya kigo nicyo nzajyana aho rakibaho neza murumuna we nicyo nawe azigaho kabisa kimeze neza nibyo kabisa wese ukora ki yabaye mukuru akaba yaranyanze no kunyibagirwa cyane abura yarakwibagiye karakwibagiye igihembe n'ikirekire kabisa igihembe bari kirekire yarakuze ndakorokeje none kari kugenda kakumenye none si mama wanje ko utashatse kunura mwakire mwakira nta kibazo nabanze atubwire amakuru yo ku kigo mwana wagubwa neza kabisa hano ni iwanyu na murumuna wawe nta kibazo nonese mwana we amakuru yo ku kigo ko ndi kubona umaze gukura nkaba ndi kubona ibintu
bimeze neza amashuri urayarangije rwose igikenewe nuko watubwira niba hari fiance waba ufite natwe tukabyishimira kuko tukabyishimira hamwe nuko urangije amashuri. Papa urumva koko fiance nkirangiza amashuri byashoboka nari ndi ku ishuri ntabwo nigeze njya mu bintu by'inkundo nyine nitegereje kugira ngo ndangize. Mwana wanjye rero wanje nk'uko mbwiye yuko nta fiance ufite nanjye ndagira ni witonde kuko hano hanze ibintu bimeze nabi. Hano hari abasore bagendagenda mu bakobwa nk'uko urangije bakaba bakwishimiye kandi urabona ufite n'igikuriro ufite umubiri mwiza. Ndagira ngo rwose witonde hano ni mu rugo rw'abakirisitu babyeyi mama wawe ni umukirisitu nanjye ndi umukirisitu nanjye ndagira ngo nawe umukirisitu ugende nunagira fiance uzashishoze kugira ngo uzatuzanire umukwe natwe tugomba kwishimira kandi wubaha Imana. Wera imbuto mwiza Imana wera imbuto. Papa yego nibyo nanjye sinzaba ko zisoni kuko amafaranga yose mwatanze mundihira ntabwo apfuye ubusa ku buryo nagenda nkabakoza isoni nzashaka umuhungu mwiza wari muto nk'uko mubimbwiye. na mama wawe rwose arishimye urakoze rwose aho ni heza kabisa ni mu nzira nziza cyane. Ni inzira nziza. Bo mama Ange rero ushaka kuntu nyakirira umwana turarananiwe avuye ku rugendo umwakire akwakwaye mu kwakwaye mwakire. Kamushakire byo kurya. Mana yanjye koko none yinda ndayishyira irangegeraho umuhungu ureba ukuntu nyihindutse ubu se mana yanjye ni ibibazo gusa. Mama ntabwo namunguka imbere subinda koko ndayijyana akubundi washaka akazi mu mujyi kanjye gushaka akazi. Wamaye koko beze bite ariko nawe reba ari ahantu tuvuye nukuri ko Imana nishimye pe akose we wazanye nago wamaye koko ase kangusomyo gake ariko nago ndongera kuguha nakwemereye yawe irabishye ariko se nago twaguriye hamwe nazanye yanjye wagicucu ariko reka nkubwire shibyo byo kubeshya naryohewe somo wumve somo yawe cyangwa nsomo yanjye nukuri ko Imana inobarage ni super number wari nukuri ko Imana ya Uganda ariko nako niyo mugwana nibeshye reka nkubwire rero baragufunga reka nkubwire sibyo hari kandi cy'ishuti yanjye cyakindi cyake tubwiye ngo turahurira kwa Kayobe nyine ku kabari cyatubeshya ariko sina abahungu bisabari kandi wakintu icara wakintu ewana iracyari yose wowe ariko mwe cyane ndo yakariha ariko urukundo irakwica ariko hano cyabana ndakaswe reka murekera we sina nuko aho bigereye hanashimye ahubwo abasa no kuvuga ngo naherekare mashaka kume mwa muri hano twagiye kwa Kayobe hano no turi kuruhukira ko nubundi hano ni mu rugo shanyine bavandimwe twagira mu rugo ndabagira muhingire inama iyi nama rero shaka umubebe ufatika umukobwa wawe ndurebe ukamwishimira ufite gahunda abandi bose ni ibirumba ariko se ko rero ufite umugore nawe notubwiye ko watenda ejo wundi ushaka undi mukobwa wo kugira uteko mu kwishimisha aho gusa bana bo kugira bakagira nyine bitaragira byo kwa kundi sushwa nazi shamani ndakwemera ariko nawe reka mubwire imva inama nakugira rero mufatanye wamugira inama sibyo handi kuri rwa rusengero twajyaga tugiye kureba y'abakobwa ariko njyewe nubwo naguye ngengera rimwe na rimwe ariko abizi ko nabyo sibyo birumvikana mungira inama kabisa nk'abahungu murabizi twarabanye dusangira buri kimwe hari y'abakobwa bera imbuto rero bameze neza bafite ku mutemeri hano ebegawe none bari gutera ikorasi ngo tuzajya mu ijuru kureba ni wowe shima Imana kwemerana namwe
tuzamujyanayo. Sawa kabisa. Ahubwo reka nkubwire nimugoroba saa 9 haraba hari timu uze tuze kujyana iwe tubona yicana ariko ujya ushona. Aho ni sawa kabisa. None se nyine mungiriye inama nyine. Inama niyo na yindi. Nakugeza yari kugezayo tukakwereka uretse sawa kabisa. None reka ncomoke turagahuza ni mugoroba. We comoka sawa ni umusa. Aho ni sawa ariko nyabanza ushoneho natazabimbwa nuko sawa kabisa. Ndagapfusha rukara. Nakibazo ubasuhuze akoreka ngubwire uno muhungu no muhehesi pe ifite abagore babiri n'uwa gatatu agiye kugira n'uwa gatatu nuko haje ni babiri n'uwa gatatu yego nakibazo ako tafa kumujyana nayo aziye gwariza ariko ninjye uzamujyana nawe rero utangiye kugorana ako ndi kugora akibazo ndaguhariye Ekiro natwe tugene tugiye mu rugo mama dutegereje n'ukuri kama inkagira umuriro ako kamaze somo ni kwenda bishobora kugenda ukuri kw'Imana n'inzoga yiryoshye reka nkubwire nzasubirayo nukuri nzasubirayo ugiye wawe ngiye mu rugo ese ugira mu rugo nubwo yaba mu mwobo ariko ngira mu rugo agugira mu rugo wewe akoze ko ngira mu rugo yego nanjye hano sawa akoze ago najya mu rugo Haleluya torero ry'Imana. Haleluya. Reka dusenge dutangire. Mana turagushimye cyane turaguhimbaje tugushimiye kuri Imana ishoboye tugushimiye ko wera kandi ukabukiranuka. Mwami rero turatangiye tangirana natwe kandi dusengeye Mwami Imana n'abagiye kuza nabo bihutishe dufatanye kuzamura ibendera ryawe. Turabizi ko byose ugiye kubikorera kwiyubahisha kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Reka dusome ijambo ry'Imana iboneka muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 9 aravuga ngo ariko mwebweho mu rugo ko bwatoranijwe abatware b'ubwami ishyanga ryera n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo w'itangaza. Haleluya. Amen. Aya magambo murayumvishe ariko mwebweho mu rugo ko bwatoranijwe ishyanga Imana yaronse kabakura mu mwijima kabageza mu mucyo. Birakwiye ko twumva ubwo buntu Imana yatugiriye kwa twaravuye mu byaha twari kure mu ivatare by'ibyaha ariko Yesu atugira ubuntu nibambe atuzana mu mucyo wa Yesu Kristo. Amen. Yesu Kristo niwe nzira n'ubugingo. Mureke twese tumwikomezeho kuko niwe rutare rutanyeganyezwa. Amen. Hari umuririmbyi umfasha cyane mureke tumuririmbane muririmbyi wa 48 mu gakiza. Bonk nahawe ubugingo buhoraho rwose kandi ubwo bugingo ni Yesu nukuri yinjiye mu mutima wanjye kandi yashinze ubutwari nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru rimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu mukiza niwe mucyo nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru rimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu mukiza niwe mucyo. Haleluya. Amen. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye. Rero hari akandi gace nkunda karavuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha imbere y'umukiza imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihanye ibyaha
imbere y'umukiza ye nejejwe n'Imana mu mutima wanjye n'umuriro w'ijuru rimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu umukiza niwe mucyo. Amen. Amen. Umuririmbyi yuzuye umwuka wera aravuga nejejwe n'Imana mu mutima. Mureke tunezezwe n'Imana. Twumve ubwo buntu. Tugendere muri Yesu Kristo. Twumve ko turi mu mbaraga z'Imana. Twibere mu mucyo w'Imana. Amen. Imana ishimwe. Amagambo nabagezaho yarayo ngayo, ijambo ry'Imana ririhagije. Ndabasabira mwuka wera kugira yinjire mu buzima bwanyu akomeza abasobanurire. Amen. Mureke dusenge dusoze iteraniro ryacu. Mana yera, Mana ikiranuka, gitare cy'amahanga, Yesu Kristo umwana w'inama y'Imana. Turagushimye kuri Imana ishobora byose, tugushimiye kutwemereye tukaba tuvuza izina ryawe muri aka kanya. Uwiteka dukubise hasi bitavuga Imana byose, dukubise hasi ibyishyira hejuru byose. Mwami natwe twicishije bugufi kirwa hejuru, tuzamuye icyubahiro cyawe. Habwa icyubahiro rero aba bantu mbasabiye umugisha uva ku Mana, mwuka wera ganze mu mitima yabo kandi ukomeze ubagwizeho urukundo, kuko tuzi neza ko ijambo ryawe rivuga ngo ibyo wifuza kutugirira si bibaho ubwo ni ibyiza. Natwe tugendera mu ubwo buntu tugahamya izina ryawe. Yesu rero ndagushimiye ko utwemereye kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha. Muko isa shimwe ariko meze bite? Muriwe boss. Muraho neza muhungu? Emeri cyane. Murambe. Muraho neza. Nari ntembereye nge hara mu mujyi gatoya. Nkora n'umukire uturutse mu mahanga yambwiye ngo ntibari muri Amerika. Bakeneye imbuto. None imbuto zawe bimeze bite? Wana amafaranga naze kabisa. Noneho nukubikurikirana. Komeza ubwo ubwo rero uza kubwira akadogo zira miliyoni zitaza kugucika wa mugabo. Urakoze cyane bura nawe nzakugura amaka. Nanjye nahomba. Sawa gasore we. Sawa. Tubireke none se. Ese ucuruza imbuto? Ni ibintu mba ndimo by'imbuto niki namenye by'abakire. Nago wabisobanukirwa gusa nyine nakubonye ku rusengero. Gusa wigeze umbonara? Nago wambonye, nago ari kumbona. Ako ngiye nakubonye gusa nyine umeze neza. Mbese nagukunze. Ndike. Hakundi kukuri uteye neza kandi uri umuntu unasenga nkange sasa. Nange ndasenga nkunda Imana. Gusa ngiye nakifuje gusaba ubushuti ko twakwikundanira. Kundana? Ngwetse nkazagusubiza ubutanga. Kazabitekerezaho. Okay, sawa nyine urakoze gusa nyine nizere ko ugiye gutaha ukabitekerezaho. Butambese tukaza no gusenga ukazabimbira fresh. Sawa nta kibazo. Sawa murakoze cyane. Sawa kabisa. Ariko se ndogoko n'ingiye nzakundana n'umuhungu wera imbuto. Burisi uyu si we yaba ari we bambwira. Ariko reka njyanga amaso nzayabona. Teta, kurao. Amakuru. Nese kuri kuvugana agahinda wabaye iki? Asore kwa nansana zicara tuganira. Kanicara. Nyine anje ubu ngubu gutyo ubona nicaye hano nahuye n'ibibazo. Nahuye n'umuhungu byandi by'urubyiruko rw'iki gihe. Turagenda turenjoyinga ubu yanteye inda yanyamaganye mbese ntago yanyihakanye nyine yavuze ati ntago ari we wayinteye ubu nabuze ahantu njya urumva ni ibibazo kandi inda ntago nahengukana mu rugo. Ayiga mwana ese ubwo ngubwo uri kubitekereza heke? Sha nyine nari ntekereje ngende gushaka akazi basi nzabona amafaranga yo kwita kuri uno mwana kuko birakomeye cyane. Ndumva ari ibibazo
ariko mu rugo nta mukozi uhari. Mama numvishe avuga ngo shaka umukozi ntiwabuje ukaba ugiye mu rugo basi ukaba uhari mu gihe ataraboneka tukagira na bike tugusayidiraho basi. mwaba mukoze pe mukoze cyane mwaba mumfashije ariko uwo wundi wo gutera inda ni ukwihangana Imana ifite uko izabigenza. shanya nta kindi nabikoraho nose nyine ni uko ameze. basi haguruka mutwaze n'igikapu tugende mu rugo.